Wow, arahumura neza mana. Hello, muraho neza bakunze guteka abakunzi ba Claire Mbabazi. Ushobora kuba uri aho utazi ikintu uri buteke uyu mugoroba cyangwa se ejo saa sita ikintu uzateka. Uyu munsi ndaguteguriye ifunguro ryiza warya ku masaha y'umugoroba cyangwa se kuri dine, either na saa sita warikoresha nta kibazo, ariko ngiye nkunda nimugoroba kurya ibyo kurya byoroshye. Turaza kuza gukenera karoti, ndakoresha karoti 3 kuko mfite agapake kamwe k'amasupageti nako k'amakaroni. Burya amasupageti n'amakaroni biratandukana. Amakaroni ni amagufi, amasupageti ni amaremare. Yego, turaza gukenera amagi 2, amagi 4. Turakenera poivro y'umutuku n'igitunguru n'udutungurusumu, ubundi dukora amakaroni meza aryoshye. Ushobora gukoresha n'izindi mboga ku ruhande, nta kibazo. Washaka washyiramo imiteja, washaka washyiramo iki, ariko njyewe nahisemo gukoresha karoti zonyine. Ndagira n'ibishyimbo bikaranze ku ruhande. Yego, ibishyimbo ni poroteyine, ibishyimbo bisimbura ego komana ko navugishijwe. Ibishyimbo bisimbura inyama kubera ko burya ngo intungamubiri zirimo zirangana. Rero njye ndaza kuza kugira ibishyimbo byumutse ku ruhande. Ndetse ushobora no gukora ka cyayi cyangwa se no kunywesha fanta, n'unywesha n'ikibyeri biremewe, icyo ari cyo cyose. Ariko njye ndaza kuza gukora icyayi. Reka nkore ukuntu wateka aya makaroni bikihuta, hagati y'iminota 15 na 30 amakaroni yawe ahiye uteguye ku meza. Urumva ko ni ifunguro bigufata akanya gatoya rikagira vuba vuba. Ngwino duteke. Waba ushaka ibikoresho byiza byo gukodesha, ufite ubukwe, wabuze umuntu ugutekera neza, uri umutetsi wabuze ahantu wakodesha ibikoresho byiza byo mu gikoni, tubafitiye amasahani meza atandukanye, amasorori meza wateguramo ibyo kurya, standi zitandukanye uterekaho amasorori bigasa neza. Dufite amadishi meza agezweho y'amoko atandukanye n'amabara atandukanye, hari aya zahabu akunzwe cyane, hari n'aya silver. Urahasanga za water boil benshi bita teremusi, kuva kuri litiro 50 kugeza kuri litiro 18. Hari juice dispenser zigezweho, stand uteguraho imbuto na deseri. Tubafitiye ibyokezo binini n'ibito, hari intebe za Chanel n'iza plastique. Tubafitiye big tent, medium tent na small tent. Kuri ba bantu batekera ubukwe hari ibikoresho byose mwakenera, nk'imbabura, amasafuriya, ibikarayi n'ibindi bintu byose bijyanye nabyo. Dutekera ubukwe, bride shower n'ibindi birori byose. Udushaka wadusanga i Nyamirambo kuri 40 iruhande rwa Dialogue. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0784 90 68 30 na 0788 61 39 88. Ndangiza ukatisha kano gutya kugira ngo bize bifite forme. Buriya akantu uko wagakora kose, iyo ari ibintu wahinduye ubona nyine bisa neza. Urabona ko gafite indi forme. Mwari mubizi ko kano kantu gakoreshwa gutya? Urabona ko akaroti kahindutse ka meme. Urabona ukuntu tumeze, uryoshye. Gakora n'ifiriti neza cyane, ariko ifiriti haba ari cya kindi kinini cyabugenewe, kano kagorana. Igitunguru kimwe kinini,
nasanze rero se kano gakaroni kamwe karaduhazara ndavanga kuyavanga nta kintu bitwaye ushobora kuvangaho dukeya ko turi bane rero agakaroni kamwe ntago kaduhaza ndaza kuza gukenera mu birungo ndakenera soya sauce ndakenera aka onga ndakenera black pepper na curry powder izo tungurusumu nta kindi nari nibagiwe na sauce tomate ni ibice bibiri ubwo ni sauce tomate imwe n'inyanya ebyiri ziseye cyangwa nari ebyiri cyangwa eshatu noneho rero ubu tungurusumu isubira kuri systeme ya kera utuntu twanjye twose nkoreshamo tungurusumu umukobwa wanjye yarankoze koko twose yaratwangije ntatari ni ukuzabagurira isekuru n'izabashobora yego ntabwo nyine atari ibyoroshye akaba aribyo nawe akoresha ibintu byose nkoresha mama n'akantu kanjye kavuye hanze sha ewe Tony yanyoherereje akantu ko gukora tungurusumu none nako yarakarangije ariko umukobwa wanjye Imana imugirire neza aha nta kintu kamfasha ariko nabonye ukuntu uzagakora arahagije yego noneho ndahera kuri karoti shyiramo karoti ariko turasa neza kweri abantu nigishe kano kantu mutari mukazi ko gakata gutya muzangurire ikindazi turasa neza rwose mu isafuriya urabona ko ukuntu dusa neza oh my god abantu bose mutari muzi ko kano kantu karenze ngo mumbwire nawe ntabwo nkunda rero nyewe karoti zishye cyane ko turacyaza gushyiramo inyanya turaza no gushyiramo n'ibindi reka nshiriremo ubu ngubu none aha ngaha ibitunguru kandi amabara buriya niyo aryoshye ibyo kurya habuzemo icyatsi rwose mushyiremo agapavuro k'icyatsi urwiri murakoze cyane ushaka pavuro y'icyatsi abushyiremo na pavuro akabara gahita gatuma binaryoherega ubundi rwose amakaroni maze n'iminsi nagira gusa umugabo wanjye ugira ukuntu ajya abiteka neza bikaryoha niyo mpamvu ushaka kugira ngo njyewe ntetse nkaranga amakaroni nkaba nabijije ku ruhande amagi nkateka ku ruhande kandi abantu bari muri kageto harya bamwifitiye agasafuriya kamwe ubu ngubu ni all in one gutekera rimwe mu isafuriya imwe mu minota mikeya byose bikaba birahiye kanishyiriremo akunyu nkunda ibyo karoti zijyemo akunyu oya inyama ariko yo najabura kuko karoti najabura kavamo nashyiremo inyanya siramushye wantekera yewe nazibagiwe none tuzishyiramo sinabyibagiwe gute we nose uko utanyibukije baba we ndo agatungurusumu
tungurusumu reka ngashire hano hasi. ntacyo nzi tungurusumu irabisharira. Ihumura nabi gusa bavuga ko atari byiza gukaranga tungurusumu yenga b'imirire, ariko byarananiranye tungurusumu idakaranze irambihira. Kampfundikire gutya tureke inyanya zishye, amagi nayo mbe nyamena ishwi kujongera byarananiye. Hano noneho ndebe uko bimeze. Rero dupfundikire inyanya zishye neza. Nshyizemo sosi tomate, ubwo ni imwe yose ngiye kubera ko nari mfite ibice bibiri mbishizemo byombi, ariko wowe uzashiremo yose. Shyushya amazi ku ruhande nza gusa gushira mu makaroni. Yego. Shyushya amazi ku ruhande nza gusa gushira mu makaroni cyashyushye muri keto. Tubigira vuba vuba bituma ataza kuza kubira. Urumva rero ba bantu banza kurindira ngo karoti ngo zishye cyane, ujya gushiramo n'inyanya zigashya cyane, ukajya kuzarura zabaye isosi. Icyo kintu rwose niyo mpamvu usanga abantu benshi bavuga ngo ngiye ngo sinkunda karoti ngo zitetse ngo zirambihira, ngo izanjye ngo nzirya ngo ari mbisi. Ni uko uzihisha cyane nshuti yanjye. Tangira wige guteka karoti utazihishije cyane uzazikunda. Ni nabwo ziba zifite n'intungamubiri burya. Turebe uko bimeze. Tomate yatangiye guhumura, bimeze neza. Ubu rero nashiramo aka black pepper gakeya, ko black pepper irakomera. Ubundi black pepper buriya no ku makaroni ahiye ugashyiraho bikaryoha. Nkiga kumenya black pepper bwa mbere niko najyaga nyirya agishyushye, yayindi iri crunchy, nahitaga nshyiraho gutya ku ipura nkarya. Kumva nibyo bintu bya mbere biryoshye kabisa ruzungu pe. None niba ariko umuntu agenda akora w'umuturage, sinzi ukuntu byagenze, sinkibikora, sinkizikunda. Ndashyiramo akayiko kamwe ka sima mbiri cyangwa se curry powder, karirandyohera mu makaroni cyangwa mu maspaghetti. Sinzi niba ari njyewe njyenyine, nawe rero niba ariko bikugendekera ubwo duhuza gute. Onga kamwe. Ikintu nkundira onga, ituma n'isosi uteka inyanya nkeya kandi ntabwo inuka kwa kundi wumva ibirungo bindi bigira n'ikintu cy'igihumuro kitari cyiza. Kuri onga rwose wapi pe, aba ari sawa. Onga urumva nicyo nyikundira rwose, nta kibazo cyayo, ntigira cya kintu. Sheri wanjye ngwino unyereke. Bino bintu urabizi ko ari wowe ubikora neza kundusha. Ni ukuri wowe untekera neza amakaroni kurusha uko njye nyateka. Maze gushyiramo ibirungo nabikaranze, nshiremo iki kindi, akamagi na soya sauce sindayishyiramo. Nshyiramo nayo zahiye zimeze neza. Soya sauce ashaka gushyiramo gakeya kuko ushyiramo nyinshi sha guteka inyama zinaryoshye. iyo nazitetse neza mana we umunsi inyama zari ziryoshye ariko ya sosi yari twishe. Ariko ibintu uhora ubivuga kandi twarabikubabariye rwose.
baranabyibagiwe bashyiraho n'intoki gutya bimeze gutya. Ibaze rero ninshiramo hakaba harimo nk'igira ipfuye. bashyiramo ngo nyine turimo ntabwo uzi amawani y'amasinekisi yewe n'ay'ibiceri n'ay'imbeba ubona 100 years egg nabonye nkomeze ngaragure gutya. iyi karagura kumeza shyiramo ushyiramo yaze nk'irya nyuma rikaba ripfuye. nta kintu yabitwara ukuntu bita biryoha. Abasheri wanjye ntukajye nshuka aba ari kunyenzaho ariko si kuko nacumuye iki wampaye irya nyuma. Ntigeze umugisha shaka unshutse ubundi bino bintu sinya mbikora mbina rimwe rimwe ndisukamo unashiramo irya kane ngasanga rirapfuye ibintu byose nkaba ndabimenya. Gutyo bimeze bitangiye gushya neza ndasukamo amazi zikubirisha ubugari oya se kandi wakirya umunwa bitarimo amazi komeza ugaragurira amagi ashye neza. Kumbi ni uko wowe ubiteka niyo mpamvu ngiye mba natetse amagi ku ruhande buri munsi aza abinkoriramo siripurize yabitetse ntarabona biteka. Amazi nashyuhije muri keto amaze gushya ndanagutuma kuyanzanira. Murakaza neza muri The Link Up Boutique Hotel, ahantu honyine rukumbi muri Kigali uzabona serivisi zose ku giciro utabona ahandi. Tubafitiye sauna and massage bizagufasha kuvura amavunane no kuruhuka neza. Igikoni kigutegurira amafunguro y'ubwoko bwose wakenera, yaba European cuisine, Asian cuisine, nyama choma, ifi zokeje kandi inkoko yokeje neza mu murwa uyisanga iwacu. Tubafitiye speciality y'inyama zokeje mu ifuru kandi abashefu bacu banagutegura amafunguro ya hano iwacu. Tubafitiye kandi ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye, yaba ibirimo alcohol n'ibitarimo alcohol. Ibyo byose biherekezwa n'amacumbi meza azaguha umudendezo kuko ari ku rwego mpuzamahanga, aho bufite view nziza kuko uba witegeye umujyi wa Kigali wose. Uradusanga ku Irebero mu mujyi wa Kigali uciye kuri Simba Supermarket munsi gato ya station Karani. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 23 94 70. Ikaze muri The Link Up Boutique Hotel. Amazi nyashiremo yose maze kumusaza kabisa ngaho zanana udashye kandi kereke ari ikinyanya ngo ari bitondaga cyane ninde wanyanduje ana ko gamagi gawe gatangiye gutandukana none araje byimbe rero nayo sinayamarira se ahubwo araba makeya urabona ko amagi yatangiye kubyimba se ko ukiri kubisaba kandi uri kubivuga nabi uvuga amagi abo batse kuza kumusora ukuntu uba utangiye kunseka mba ndakuze rega waranyishakiye umunyu ukuntu umeze amazi ntabwo araza guhaza ku makaroni nongeramo akunyu gakeya. Ibyo kurya bigize umunyu mukeya birabiha, ugomba kugira umunyu ukoze biringaniye kuko niba ubaye mwinshi biba bibi. Umutetsi twemera urongeye gushiramo amakaroni. Sheri nyashyiremo amakaroni maze n'indi ruzana amazi. Kandi indi razana amazi ubundi nshaka kugira umuntu mukorana mugahuza ibaze gutuma umugabo amazi ngo genda uzanira amazi Sheri aba ari byiza byahatari akagufirima. Oya uyashyuhije nanone hano se biri kubira se
kandi amakaroni agezemo agafumbama buriya birayabishya birabise aranashwanyagurika. Agomba kujya mu mazi yabize, ibyo mujye mubyitaho pe. Ngwino turebere, tugiye kongeramo amazi, y'amazi yabonetse. Kabiri kabiri nibyo byiza, gatatu ni fake. Noneho witonze gatumushyiraho shiremo noneho. gashyiramo shyiramo na none Iyo ntabwo nazirenza, ni izo zonyine. Agaruka mu kanya nongere mfundikire. Urabona ko none ya makaroni amazi atangiye kungana nayo. Wow. Kanumva ukuntu umunyu umeze. Ni gakeya nk'aka bebe. Aha ngaha nibwo ushobora gutekereza no kongeramo amazi, kano karahagije. Kongeramo amazi kuko ntabwo dushaka ibyo kurya byumagaye. None n'umurundo awugabanyije. Ushiremo moyenne, medium, apana high. Ariko tuno tubiri dutoya twa corn flour ndetse n'akayiko kamwe ka soya sauce dark. Ubundi ngiye kubishiramo kugira ngo byongera amakaroni agasa nk'ahafashemo. Umva corn flour ni isi pe, biba ari utuzi ku buryo wumva ko yashize mu kanwa. Hari ibintu rero urya ukumva nyine ntabwo bifata neza mu kanwa. Oh my god, umva nkubwiza ukuri, sharahumura neza ka black pepper. Wow, umva amazi rero, urabona uko amazi angana nuko, nta kundi kugira ngo agasosi kabe kagaragaramo neza. Urabona ko ntabwo yashwanyaguritse. Yego arya nk'abashinwa. sha uranshuka mana. Birashyushye cyokoze. Wow, arahumura neza mana. Ngaya makaroni ukuntu wayateka byihuse. Ntushaka ko atukura, uzongeremo nyine akantu ko gutuma bitukurwa. Inyanya zazongera, amasosi, tomate yongere. Njye nakunze bisa gutya nk'ibirimo nyine agakiri. Nashyizeho n'agasenda. Imana igeze ibitunganye, amen. Gusa birashyushye ko birahumura. Wow, wagira ngo harimo inyama. Wabyumvishije? Mureke babwire akantu ntaribagirwa. Babwize ukuri, uzibuke gushyiramo akambureba nk'ibiyiko 2. Uzambwira. Ubundi makaroni yose aryoha harimo bureba, yaba ari amaremare yaba ari amagufi, ayo ariyo yose.
uzabikunda cyane. Reka mbashimire nanabareke mureke nirire neza pe kuko apeti mfite iteye ubwoba. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikira. Ubonye ukuntu bateka amakaroni byihuse akaryoha, n'abana barayakunda cyane. Urabona nta bintu by'imboga byinshi birimo. Ubu karoti ushobora kudukata tukatukira dutoya kubera ko harimo n'akadizayini. Babireba icyo ngicyo, ati dukaroti dukase neza niko tuba turyoshye. Yego, abana burya urabashukashuka. Mwakoze kubana natwe, rero dusubire ubutaha. Ciao ciao, bisous, bye.